umuririmbyi aragira uti uwiteka niwe mpano ikubiyemo byose. Turabashimiye inshuti bakunze mukomeje kugenda mutwereka ko mudukurikiye nyine kuri iyi televiziyo yacu cyangwa se yacu twese, aho tuba duhura n'abaririmbyi batandukanye muri gahunda yo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza. Rero ni kwa kundi tujya gutya tukanyaruka tukareba impano ziri mu rubyiruko nyine tukazizana kugira ngo zikomeze zihembure umurimo w'Imana. Reka rero dusabe Anita kugira ngo asenge Imana yereka umwanya tugiye gufata turi imbere y'Imana tuyiramye. Mana nziza, Mana ishobora byose, ngiye kugushima no kuguhimbaza. Uri mwiza Mana, urahambaye, nta wagereranywa nawe, nta wasa nawe. Turi hano mwami tuvuga gukomera kwawe, turi hano tuzamuye ibiganza tuvuga ngo nta wundi usa nawe mwami. Tugushimiye ko wabanye natwe mu bihe bimaze gutambuka, wabanye natwe mwami Yesu, tukuragije n'ibindi tugiye kwinjiramo, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi turakwinginze ngo ibi bihe turimo mwami bigira abantu bikura ahantu hagiye hatandukanye, imitima yihebye niyumva ubutumwa nibumva ibiganiro bikorerwa hangaha kuri iyi TV, Mana bijye bibahembura, bijye bibaremamo uwundi mutima. Mana tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.
tambirwa n'abantu n'ibyaremwe byose tambirwa n'abaramyi b'ibizima bine tambirwa n'abantu n'ibizima bine Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo turasoza dusigaje indirimbo imwe. Reka rero tugende tuganira nyine kuri uyu murimo dukora wo kuramya Imana, umurimo mwiza cyane. Ubundi iyo wavuze guhimbaza Imana wumviki? Guhimbaza Imana bivuga ibintu byinshi birimo, ariko iyo uvuze guhimbaza Imana nuko hari ibyo wararetse warangiza ukayikurikira ukaramya ukayihimbaza, biratandukanye cyane, ibintu byinshi bitandukanye. Murakoze. Imana igumugisha cyane. Ndashaka kumenya ijambo ry'Imana bijya rigufasha. Ijambo ry'Imana aho ryanditse igice umurongo. Mbese ngwaye iminota 2 yo kubwiriza rino terane. Ijambo rijya ridufasha ni byinshi, ahubwo reka ndifuza kuvuga ijambo rimwe ryanangaje. Nagiye gusoma muri Bibiliya, so hari ijambo riri muri Zaburi 5:1 umurongo wa 7 haravuga ngo naremanywe gukiranirwa mu byaha no mama yambyariye. Nararisomye ndatangara, ndavuga se niba nararemanywe gukiranirwa, nukuvuga ngo naremanywe mvuka mfite icyaha, kandi mu byaha nukuvuga ngo no mu ndiyo naravuka bafite icyaha. Naremanywe gukiranuka kandi mu byaha niho mama yambyariye. Ngera ku isi nanone nk'ifite ibyaha. Ndibaza ni gute umuntu acika icyo cyaha avukana atarakiteye. Ndongera njya mu Baroma, sanga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ngo sinibuka neza mu Baroma 3 muzasoma icyo gice cyose, ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nanone sanga nyine naho biri bivuga ko hari ico wakora kugira ngo wikura ico cyaha. Usomye hepfo gatoya Bibiri kongera kavuga ngo dukizwa kubw'imirimo, dukizwa kubw'imirimo, dukizwa kubw'ubuntu bw'Imana duhabwa no kwizera. Iryo jambo ryaranejeje na n'uyu munsi cyacyaneza, no kuvuga ngo nta kintu wakora kugira ngo ukiranuke, nta n'ikintu wakora kugira ngo ubashe kuva mu byaha wavukanye, uretse ubuntu bw'Imana gusa, ari cyo gitambo twahawe ari Yesu Kristo. Bibiliya avuga ngo niwe mu ngano Imana yashizeho kugira ngo abari mu isi mwe kubaho uko mushaka, mube kubwo bapfiriye. Murakoze. Imana igumugisha cyane, turagushimiye. Harya ni izina ni Nitwa. Yesu agumugisha cyane. Ndeka nsabe hari indirimbo basabye bwashize, nshaka ko turangirizaho ivuga ngo salamu. Ibintu byose ni salamu. Yes, tugiye kuyiririmba. Yego. Salama, salama, wae
Yesu ni salama, salama, salama. Kwa Yesu ni salama, 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 salama. Kwa Yesu ni salama, salama, salama. Kwa Yesu ni salama, salama, salama. Kwa Yesu ni salama, kwa Yesu ni salama, salama. Hakika ni salama, kwa Yesu. Ninatulia kwake Yesu, nimejificha ndani ya mwamba. Mwamba huyo ni Yesu Kristo, hakuna chochote kitanitisha. Nakaa kwake ni salama, nimepata amani tele katika huyo mwamba. Hata dunia itingize,